N'amakuru ashimishije nk'uko uriho urareba kuri iyo screen yawe, uriho urareba Vestine ndetse na Dorcas. Ngira ngo kenshi inkuru nagiye nkora mu bihe bigiye bitandukanye nagiye nkoresha ngo uriho urareba abana mukunda muri benshi, kubera ko bari bakiri abana ariko ubu ngubu bamaze gukura. Burya iyo umuntu anakuze rwose akaba yakwitwa umugore wundi, donc abakuze nyine mu buryo buhagije. N'amakuru ashimishije kuri iryo tsinda uriho urareba kuri iyo screen, ngira ngo bamaze almost navuga ko ari nk'amezi nk'abiri gutyo, wenda abantu batumva amakuru ngo bimeze gute. Kanswe ko donc nka Vestine yamaze kurangiza ishuri, Dorcas nekereza ko we ntabwo biracamo neza, ubanza azasoza uyu mwaka hari, niba nibuka banza ari uyu mwaka arasoza arakora ejo bundi. Nuko nguko bimeze kuri ubu ngubu. Rero ayo makuru mashya nkuzaniye kuri aba baramyi uriho urareba kuri iyo screen yawe. N'itsinda ryatangiye umuziki guhera mu mwaka wa 2020. Ahangaha reka mbivuge ngo gutangira umuziki bya kinyamwuga, kuko nibwo batangiye gufashwa na Irene Murindahabi basohora indirimbo ya mbere yitwa Nahawe Ijambo. Ni indirimbo abantu bakiriye neza, ni indirimbo abantu benshi bakunze, ni indirimbo itaraheza no mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo yambutse n'imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Hari abanyamahanga benshi bagiye bapostinga iyi ndirimbo yabo bakavuga mu by'ukuri isi yose ikeneye kumva aba bana bitewe n'ubutumwa. Donc n'abana nyine baririmba gukavuga, n'ubu ngubu n'abana baririmba nyine ukicara ugatekereza ku neza Imana yakugiriye, ukitekerezaho mu bijyanye na gospel, nyine ukitekerezaho bavuga Imana, nyine ukumva hari ikintu nyine wungutse mu byo baririmbye. Ngira ngo aba bana rero bakomeje kugenda bazamuka, anariko abantu bagenda babakunda. Ariko mbere yaho murabizi ko baririmbaga muri korali ya hariya i Musanze yitwa Gusheni. Indirimbo yo ni korali yo kora ADEPR Muhoza, niho bazamukiye, bo ni naho Irene yababoneye. Donc nibiganira abana bagiye bakora, donc abantu nyine amajwi y'aba bana mu by'ukuri abantu benshi bakuruwe n'amajwi yabo, n'abana bafite impano itangaje cyane imiririmbire yabo, ariko kandi abantu bakanabakunda bitewe n'ukuntu bazamutse, ukabona n'abana bashimishije, ukabona n'abana bari innocent. Donc wumve Vestine na Dorcas hejuru cyane. Kuri ubu ngubu ngira ngo murabyibuka ko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 2025 Vestine na Dorcas bashyize hanze indirimbo yitwa Yebo. Donc ngo nitaware, ubwo sinzi icyo bivuga, nge ntabwo nzi Igiswahili. Nitaware ni indirimbo yazamutse mu minsi igera kuri 5, yari yujuje miliyoni. Ariko murabizi ari ukuntu abahanzi nyine basora indirimbo ugasangira rebwe byarangiza igahagarara. Ariko hari n'ukuntu umuhanzi agirirwa umugisha indirimbo ze zikambuka imipaka, ntihere mu Rwanda gusa, ukabona igeze hanze irakunzwe, ukabona igeze muri Amerika ugasanga abantu bari kuyivibinga. Wumve nyine ukabona nyine ni ibintu mu by'ukuri bishimishije cyane. Reka dufate ikigereranyo cyo kugeza nko ku itariki, nko mu matariki nkangahera, amatariki icumi, iyi ndirimbo yari imaze kurebwa, ubwo ni z'uku kwezi kwa 5 kukwashize, ni indirimbo yari imaze kurebwa n'abantu miliyoni zigera muri 4. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 ni indirimbo yari imaze kurebwa na miliyoni zigera kuri 5. Kuri ubu ngubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru hashize amezi 2 indirimbo igiye hanze. Donc ibigaragara nyine kuri YouTube ubona ko nyine bimaze, indirimbo yabimaze amezi agera muri 2 agiye hanze. Kuri ubu ngubu ni indirimbo imaze kugira abayireba bagera kuri miliyoni 7. Miliyoni 7. Can you imagine? Miliyoni 7.
navuga ko ariyo ndirimbo, navuga ko ni indirimbo yabo ya mbere nyine ikuze gutya mu mezi abiri ikaba ifite miliyoni 7. Urajya gushaka mu kigereranyo ujye gusanga indirimbo zabo mu by'ukuri nta ndirimbo yigeze igira izi miliyoni zingana gutya mu mezi agera kuri 2. Ntayo pe, ntayo wabona. Ni indirimbo aba bana kumwe nyine Imana yabasize igikundiro. Ni indirimbo ubundi guhera mu kwezi kwa 5. Ni indirimbo ya vibinze cyane ndetse yambuka n'imipaka y'u Rwanda. Yageze muri Kenya iyi ndirimbo kuri ubu ngubu ni imwe muri ndirimbo zo muri gospel zikunzwe ku rwego rwo hejuru. Urajya muri Tanzania ugasanga iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zikunzwe muri gospel. Abantu mu mataxi hehe na hehe ahantu hose barayicuranga mu rusengero. Ngira ngo mu by'ukuri ibyo byose ngira ngo niba mukoresha nka TikTok ngira ngo mugenda mubibona. Ni indirimbo abanyamahanga za Tanzania, za Kenya, i Burundi, Zambia, noneho ni indirimbo yambutse imipaka mu gihe gitoya mu mezi 2. Mu by'ukuri ni indirimbo iri gukomeza kuzamuka. Miliyoni 7 utagira ngo ni nkeya. Buriya amafaranga bavuye mwahangaha muri miliyoni 7, amezi 2 miliyoni 7. Kandi ni indirimbo iri gukomeza kuzamuka. Abantu benshi nyine bari kuyumva mw'abantu mwe birarenze aba bana Imana yabasize amavuta byo ku rwego rwo hejuru. Kandi muri iki gihugu cy'u Rwanda ni bamwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bakora gospel koko byanyabyo. Kubera ko gospel buriya umuntu uzamwumva ngo ngewe ngo ndirimba gospel, buriya ibintu byose kumva ngo umuntu aririmba gospel, ntabwo ibintu byose ari gospel. Kumubona umuhanzi ngo ndirimba gospel, ngo ngewe ngo ndi umuhanzi ngo wa gospel, ugasanga aje kuri televiziyo, aje mu kinyamakuru ngo ngo ndirimba gospel. Ntabwo abahanzi bose baririmba gospel. Gospel ni iki? Ni ukuririmba ubutumwa bwiza, ni ukuririmba Kristo, uburyo yaje mu isi, uburyo yapfiriye abanyabyaha, uburyo abantu bagomba kwihana. Kandi uzarebe indirimbo za Vestine na Dorcas, uburyo ibyo baririmba ubona nyine ari gospel tu. Ubona ari gospel, ni taware. Donc nyine wumve baririmba gospel. Naho mu gihe bitari gospel, umwanzi wawe azagutwara iki? Ibyo bindi za ndirimbo ubu usanga ari ukwidoga, ubu usanga ari guhimana ngo ibiki ngo uzamutwara iki, ngo kanaka ngo bakugendeyeho ngo bazagutwara iki, ngo bakwirukankiyeho ngo ntacyo ngo bazagutwara, ngo baguteze amarozi, ngo ibyo bintu ntabwo ari gospel. Ntabwo ari gospel. Gospel means kuvuga good news of Christ. Donc kuririmba uburyo abantu bagomba kwihana ibyaha, kubwiriza abantu uburyo Kristo yaje, ukabishyira mu ndirimbo, ukabiririmba, ukaririmba uburyo abantu bagomba kwihana ibyaha, ukaririmba uburyo Kristo yadufiriye ku musaraba. Ibyo nibyo gospel. Naho kuza abantu azagutwara iki, umwanzi wawe ntacyo azagutwara, Imana izagusimbutsa ikujyane hano ikuvane, iyo ntabwo ari gospel bw'abantu. Ntabwo ari gospel. Ni bimwe nakubwiye ngo umuntu azaza yidoge ngo ngewe ngo ndirimba gospel, ngo n'ibiki agenda akaririmba inkuru na bagenzi be. Ntabwo ari gospel. Buri uzarebe nyine indirimbo zose, Ihema, ujye ukareba Ihema, nahawe ijambo, nanjye nahawe ijambo kuko na nyiri ijambo. Umuntu yagize agaciro nyine kubera Imana. Ibyo byose ukagenda ukayibuye ryo kwizera, that's gospel. Iyo ni gospel. So ni bamwe rero mu bahanzi mu by'ukuri baririmba gospel by'ukuri, buriya njya banyuzamo nkababwira utuntu tumeze gutya kugira ngo mubyumve, kugira mbarabure mwe mugenda mudukurikira, kugira ngo munamenye ibintu byari byo naho bintu yabyerekeza.
hari ukuntu umuntu aza nyine yishakira amaronko akavuga ati ziriya nyuro zimeze kuriya nizo zikundwa, so reka nzinjiriremo kugira ngo nige. Iyo rero ntabwo ari gospel nyine. Gukora umurimo w'Imana nyine bimeze gutyo, uri gucyurira abantu, uri kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva indirimbo nk'izo ngizo ntujye uzikarasa mu gospel. Umuntu ni nkaho yagiye kwiririmbira indirimbo zisanzwe rwose, ntabwo ibyo bintu aba ari gospel. Kuko n'abaririmba indirimbo zisanzwe none se ubwo ko mu mabifu za hip hop ntibabifingana se, abantu bakabifingana bakabwirana. Uwo rero uwo muntu umeze gutyo ni nkaho yakwigira aho ngaho kuko niho babivuga. Ariko niba wiyemeje gukorera Kristo, muvuge, abantu bamumenye, abantu bamenye ko Kristo akiza, abantu bamenye ko Kristo hari ahantu akura, hari n'aho ageze, abantu bamenye agaciro k'amaraso ya Yesu, babimenye. That's gospel. So nuko nguko bimeze mu by'ukuri. Niyo nkuru n'abateguriye uburyo abana bari gukomeza kwaguka, abantu benshi bari gukomeza kubakunda, ariko kandi utagira ngo iki gikundiro kirava hehe, nuko indirimbo baririmba ziba zirimo ubutumwa. Niyo mpamvu bumva wakumva indirimbo mu by'ukuri baririmba nyine ukabyumva tu, ukumva n'indirimbo ifite icyanga, ukumva n'indirimbo iri kukwerekeza kuri Kristo, isa gospel, ukabona nyine ukabyumva tu, ukabyumva mu mutima wawe, ukumva hari icyo wishinja, ko hari icyo ugomba amaraso ya Kristo, hari icyo wowe ubwawe ugomba gukora kugira ngo amaraso ya Kristo akomeze agira agaciro. Nuko nguko bimeze. Aba bana mu by'ukuri donc bari gukomeza gukundwa byo ku rwego rwo hejuru, kandi ni byiza, nibakomeza umurimo, turabakunda cyane. Nsoreje handi abakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.